NATANAEL ni izina rihabwa abana b'abahungu, ni izina naryo rifite inkomoko mu ndimi zigiye zitandukanye, ariko twabonye ko rituruka cyane cyane mu Giheburayo, rikaba risobanura ngo Imana yaratanze, rikaba ryizihizwa buri tariki 24 z'ukwezi kwa munani, nibwo ba NATANAEL bizihizwa. Ba NATANAEL rero ni abantu bagira intekerezo nyinshi cyane, bari imagina cyane, bagira impuhwe nyinshi cyane kandi bagira amarangamutima menshi, bisobanuye ko babazwa n'utuntu duto kandi bakanashimishwa n'utuntu dutoya, n'abantu bakunda gukora kandi usanga ari abantu bakunda kwita ku bandi. Ikindi nanone ba NATANAEL ni abantu bazi guhanga udushya, bagira amatsiko menshi cyane ku buryo abayumva ibintu byose ashaka kumenya uko byifashe. Ni abantu rero bazi kwiha intego kandi bagaharanira kwigeraho, bakunda kujya mu bintu by'ubugeni cyangwa se ibintu bituma babasha guhanga udushya, babasha gushyiramo bwa bwenge bwabo. Ntago bakunda umuntu bashyiraho imirongo ntarengwa za limite runaka, hoya abashaka kurenga hahandi bavuga ngo ntiwemerewe kurenga, nabwo ibyo bintu ababishaka ngo umubwire ngo kuri bari kugarukira aha, aba yumva ashaka kwisanzura. Iyo rero akiri muto biba bisaba ko umufasha kumenya kwisobanura imbere y'abandi, gutega amatwi no kwitwara neza ku bandi. Bafite imyitwarire nk'abantu bafite ikimenyetso cya cancer, umubare uhisha imyitwarire yabo ni 9. Ibara ry'amahirwe kuri ba NATANAEL ni ibara ry'ubururu, icyuma cy'agaciro kuri bo ni zinc, ibuye ry'agaciro kuri bo ni emerald, hanyuma umubare w'amahirwe kuri bo ni umubare 4. Ntabwo ari ibyo gusa rero biranga ba NATANAEL, nkuko nabibabwiye nasuye imbuga zitandukanye, uzasanga bakunda kuba bari bonyine. N'abantu bazi kwitanga, n'abantu bahagarara ari uko bageze ku kintu biyemeje. Ntabwo ashobora guhagarika ibyo yari ari gukora ataragera ku kintu runaka yiyemeje. Ikindi nanone uzasanga ari ba bantu bigira nk'abamarayika, ariko nanone ari niko navuga ari nk'indyarya mu kuntu bigirira ikizere cyinshi cyane ku buryo babumva ibintu byose babigeraho. N'abantu bazi kubana n'abandi, bazi gusabana kandi bazi kubaka ubushuti, babiteguye iteka gufasha abandi, bagira amatsiko menshi, n'abahanga kandi ikindi bakunda guserukana intsinzi, cyo kwakunda umuntu abakunda guhangana ariko bigamije ko byanga bikunda ari uzatsinda cyangwa se azagera ku ntsinzi. Ikindi nanone bagira amarangamutima menshi cyane, bagira inzozi nyinshi cyane ku buryo usanga bafite ibintu byinshi biri mu nzozi nyine bitari realite, bitari ibyanyabyo batarashyira mu bikorwa. Hanyuma usibye kuvuga ngo Imana yaratanze cyangwa se impano y'Imana, NATANAEL bivuga ngo Imana yaratanze cyangwa bikavuga impano y'Imana cyangwa se uwatanzwe n'Imana. Hanyuma ikindi bafite n'imyitwarire nk'abantu bafite horoscope ya Vierge. Ibingibi rero bikaba biterwa nuko ari abantu batajya bemera gutsindwa, habe na gato ntagajya yemera gutsindwa. N'abantu bazi guhozaho, batajya bava kwizima kandi bazi gukora ntibacike intege. Hanyuma nanone ibara ry'ubururu kuri bo ni ibara ryo gutekereza cyane, ni ibara rituma ubasha gutekereza mbere yo gufata umwanzuro runaka, ni ibara rituma biha intego, ndetse rikaba ni ibara rituma batava kwizima nyine iyo biyemeje ikintu bakora ibishoboka byose bakakigeraho. Hanyuma ibuye ryitwa Saphir ni ibuye baha agaciro kubera ko kuri bo barifata nk'ibuye ryo kutihanganira ibintu nyine runaka. Ikindi ni ibuye bafata nk'ibuye ry'ubushuti, amahoro ndetse no kubana neza n'abandi. Umubare 4 rero ni umubare ubazanira amahirwe cyane mu buzima bwabo, bakaba rero bawufata nk'umubare wo gushikama, umubare wo gushyira ibintu ku murongo, ndetse ukaba n'umubare w'amahirwe muri rusange kuri ba NATANAEL. Ikindi rero nakubwira nuko ari abantu babizerwa kuko ni inshuti z'indahemuka kandi bakunda kwishyira utuntu twabo twose ku murongo, bagira isuku kandi rwose bakunda kura